Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ushobora kuba uzi ko ibyawe byapfuye nyamara ari bizima, kuko Yesu ajya azura n'ibyapfuye, ukabura ibyiringiro, ukabura amahoro, ukabura kwizera, ukumva gusenga kwawe kwahagaze, ukumva kutakongera gusenga, ukumva kutakongera kwegera Imana, ukicira urubanza, ugatekereza byinshi muri wowe. Ariko Yesu ajya azura n'ibyapfuye, niwe ufite ububasha, niwe ufite ubushobozi, niwe ufite imbaraga. Abantu twewe turabanyantege nkeya, ariko iyo umenye Kristo akongerera imbaraga, ukagira ibyiringiro. Kino gihe cya none abantu bajya babura imikorere, akabura akazi kagahagarara. None iyo akazi gahagaze ahita agatekereza akavuga ngo si koko nzongera kubona akazi, ko akazi nakoraga ko bamagaritse kandi kaba byakozwe na nyir'ubwite, nyir'ukumpa akazi. None bisa nyir'ubwite ni Imana. Imana niyo itanga akazi, igikura bamwe mu kazi igashyiramo abandi, ikongera bamwe umushahara, abandi ikongera ikawugabanya. Ariko noneho waba ufite igikorwa ukoranye naka kikwinjiriza amafaranga, ukumva ko amafaranga wabonaga aboneka nk'uko ubishaka, nyamara Yesu ari kurira ababazwa nuko utamenye ko none ushobora guhomba ejo ukunguka. Ari kubabazwa, Yesu ari kurira ababajwe nuko udafite ibyiringiro ko igiti cyatemwe kongera kigashibuka, ko Yesu ari we wubaka byose, ko ari we ugena byose. Yesu niwe utanga umugisha. Hari ibintu byinshi ubona ushaka kugeraho, ushaka kuba utunze mu buzima bwawe, ukabona mbese nta gisubizo cy'uko ibyo bintu wabigeraho, ukavuga ngo bifite abo bigenewe, ukabiremera abandi kugira ngo wiremere ngo uvuge ngo Mana nanjye umpereze kiriya kintu gifite ubushobozi bw'amafaranga ya naya, sinayabona, sinakigeraho. Aho kugira ngo ubure ukwiremera ngo ureme ubutunzi bukomeye, ukabura kurema ubukene, ukavuga ngo ubundi navukiye muri ubu bukene, njyewe ibyo sinabitunga, njyewe ibyo sinabigeraho, njyewe ibyo sinabibona. Wowe ukicira urubanza, ukumva ko nyine ibyo bintu byose ari wowe utabyemerewe. Ariko nta kintu tutemerewe, nta kintu na kimwe tutagera. Ngo ubwo Eliya yari ari mu rugendo ari kugenda, yaje guhura n'ikibazo ari guhunga Yezebeli, ngaragenda aryama mu giti cy'umurotemo, aravuga ngo amakakama yacyo namanuka ari mu ngweho mpfe birangire. Yicira urubanza, yumva ko ibyo byarangiye, ko nyine yapfuye. Ariko aho umuntu apfiriye niho aba ari buzukire. Ageze muri icyo giti ntiyapfa, ntihagira n'icyaba, ahubwo Eliya aba muzima, araryama arasinzira. Mu gihe yicuye aruhutse, agatima kagarutse, azi ngo yari yapfuye, asanga ari muzima. Imana yamurinze, yamworosha amaraso ya Kristo, afite uburinzi bukomeye. Ahubwo asanga ibiryo birahiye, inyama ziraho, agatsima karaho, amazi araho. Arangije ararya, aranywa, yumva ijwi iryagendanaga naryo, ya Mana yagendanaga na ya Mana iri muri we, yumvira amubwiye ngo ati Eliya we humura. Nawe Imana yagiye guhumurize aho wari ubuze humure, aho wumvaga ko nyine byanze, ongera komera, ariko we gushidikanya, gucika intege. Yumvise Eliya n'umubwiye ngo urakomeza nyine aba Mana uratangaje ngo icyubahiro, njyewe nisabiye urupfu, numvishije ko ibyanjye birangiye, aho narindi amahoro arabuze, Satani anyirutseho. None nari nzi ko uyu munsi ari wanjye wo gupfa, none niho mbwiye ko nkwiriye kuba muzima, nkomeze urugendo. Urwo rugenda iminsi 40 n'amajoro 40 ariho, ari muzima, adateka, atanywa, yateje ikibazo muri Isirayeli. Ariko niho igisubizo cye cyari kiri kugira ngo Imana imuhereze ubugingo butazashira buhoraho, ntukongere kwicira urubanza mwene data. Mve ko urugendo ruracyahari, ahubwo rureme. Buri ikintu kiri gutuma Yesu arira nuko nguko wumva ko wapfuye, wumva ko byapfuye, wumva ko byarangiye, ko waboneraga ubutunzi ko bitagishobotse, ibyo waryaga ko bitakibonetse. Yesu yahuye n'abantu bikoreye ikiriba kirimo umwana wapfuye, mama warira cyane, afite agahinda, ari kureba abantu ukuntu bari kumusekera, ati umwana yari afite ubukene, yapfuye byarangiye. Ariko Yesu arabyitegereza, naho ararira, agira agahinda, kuko badafite ibyiringiro no kwizera yuko ikibazo gishobora gukemuka, ko n'uwapfuye ashobora kuzuka. Arangije akora ku kiriba, aravuga ngo byuka mwana, byuka.
arabyuka ari muzima, amuha mama agenda ahimbaza Imana, ari gushimira avuga ngo Mana ngo uhabwe icyubahiro, uranyibutse. Ntiyamenya ko ubikoze ari we ufite ubwo bumana bwo kuzura. Burya ari Kristo. Rero ajya ababazwa n'ukuntu tugira agahinda, aho gufata umwanya ngo usengere icyifuzo ufite, usengere ikibazo ufite, usengere ubuzima uri kunyuramo, usengere ibyawe ubona ko mu rugo byanze, ko byapfuye, amahoro yabuze, ibyiringiro byabuze, uri gutekereza ukavuga ngo Mana noneho nderekeza hehe? Erekeza aho Yesu akwerekeje, erekeza aho. Dore Yesu hari inzira aguciriye, Yesu hari akagezi atembesheje, Yesu hari agatsima azanye, Yesu hari amazi azanye, amazi meza y'ubugingo. Yigeze kubwirira umusamariyakazi amubwira ngo yabaye wamenya ngo waguha amazi wari yaraje kwiriba, aje kuvoma amazi y'isi, ntiyamenya ko akwiriye kuvomera kuri Kristo, kandi we uduha amazi y'ubugingo ahoraho. Yesu niwe uduha ibidutunga bihoraho, Yesu niwe udutuza ahantu heza hahoraho, akaguhereza ahantu ukwiriye gutura, ukahagirira umugisha, ukahagirira amahoro, ukagira ibyiringiro, ukiga amashuri ukayarangiza, ukabona minerivare n'abana bawe bakiga bakarangiza, ugakora akazi kakabaho ibihe byose. Kuki ibyiringiro byawe byari bibuze, ukumva ko ibyawe byapfuye. Yesu rero ari kurira, ababazwa n'ukuntu nta byiringiro bikiri muri wowe, nicyo kiri kubabaza Yesu. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza Yohana yanditse, ubutumwa bwiza Yohana yatwandikiye, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Yohana yandikiye abantu badafite ibyiringiro, bari kurira, bafite agahinda, bazi ko ibyabo byapfuye. Wumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Yohana yatwandikiye, ibice 11, umurongo waho wa 17 ari kuvuga ngo Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Nawe umaze igihe ubona ko ibyawe byahagaze, nawe umaze igihe ubona ko ibyawe bitagishobotse, nawe umaze igihe ubona ko ibyawe nta mana birimo. Nicyo kiri kubabaza Yesu akarira, kuko abantu badafite ibyiringiro nta no kwizera bafite. Umurongo wa 18 ibice 11 bivuga ngo i Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko musaza wabo yari yapfuye. Hari abantu baza baduhumuriza kuko babazi ko nyine byapfuye, ko byarangiye. Kumva baravuga ati komera, Imana izakwibuka, Imana izongera ikugirire neza, Imana izongera gutabare. Nubwo ubona ko byahagaze, akazi kahagaze, aho wakoraga byanze, ati humura, Imana izongera ikwibuke. Bakirengagiza ko ari Imana bigizemo uruhari kugira ngo bimare iminsi 4 twumve ko bitagikunze, ko bitagishobotse. Kumva aho tubona ko bimaze iminsi 4 ko byapfuye, niho biba bigiye gukemukira. Ni iki kiri kuriza Yesu, kuko abantu ariko nako nyine babona ko byanze. Nicyo kiri kubabaza Yesu, kuko abantu batagisenga ngo bafate umwanya biherere, bahamagare Kristo, bamwereke ibyo byapfuye, n'abamwereke ibyawe byapfuye. Yesu arashoboye, Yesu afite imbaraga, Yesu afite ubushobozi. Abantu benshi bari baje guhumuriza Mariya na Marita ko musaza wabo yapfuye, yarangije gushyirwa mu gituro, ngo baramuhambiye amara iminsi 4 mu gituro. Yesu yari aho hafi, ntabwo yari ari kure. I Yerusalemu nka stadiyo 15, ngo i Betaniya yari hafi ni Yerusalemu, byari byegeranye. Aho umudugudu Yesu yari arimo n'umudugudu Lazaro yapfiriyemo, bo bakumva ko byarangiye, bo bakumva ko nyine bitagishobotse. Burya Yesu yari yacecetse, yarazi impamvu kandi yarazi icyo ari bukore. Nawe rero ntongere kugira ubwoba, ntongere kwiheba, wumve ko ibyawe byapfuye, wumve ko ibyawe byarangiye. Yesu niyo mpamvu ari kurira. 11:35 ari kuvuga ngo Yesu ararira. Niyo mpamvu Yesu ari kurira rero, arizwa n'ibyawe, arizwa n'uko utagifite ibyiringiro, utagifite kwizera. Reka dusenge rero, wumve ko ibyawe byakemutse uyu munsi wa none, ko Yesu ari bubikemure kandi ko biragenda neza mu izina rya Yesu. Niwongere kurira, ahubwo agahinda kawe kamenywe n'Imana, agahinda kawe kamenywe na Kristo mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, Mwana w'intama w'Imana, tuzi ko ibyacu byapfuye, tuzi ko ibyacu byarangiye, tuzi ko ibyacu bitagishobotse. None rero urabitwemereye, urongera urabizuye,
urongeye urabizuye mu izina rya Yesu turagushima.